yego ibyo rero Yesu aravuga ati mwishaza abantu mu bicaze mwebwe. Bibiliya iratubwira ngo arararama arasenga iratubuka. Yego noneho aravuga ati ngaho uri mugaburira iki abantu. Yego cyo shakanga Yesu ahera ku cyo dufite. Avuga ati mufite iki? Ari bafite ifi nkeya bafite n'imigani mikeya. Uribuka ko bana maje batese ibi byamanira iki abantu? Hari cyo byamara kari dukeya cyane abantu. Yego kandi nongera kubigaruka mvuga ngo gukurikira kuba warakurikiye Yesu ntago bivuze ko ibyo bifuza byose uzabibona. Nta nubwo bivuze ko ibyifuzo bya nkuko yabitubwiye ngo uzaza ukaboneramwe amahoro. Harimo n'intambara, harimo n'ibigeragezo, harimo no kurwara, harimo no gusonza. Niyo mpamvu kenshi uzabona rero benshi baza ari indonke ashobora kuba birimo none je akabivamo. Wakamusengera amara gukira ntagaruke. Ukaza afite icyifuzo cyakemuka ntagaruke. Kubera ko batabonye ibyo bagira ibyo bashaka. Yesu bakurikiye hari ibyo bari bakurikiye barora kugendana nawe. Aho yego Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda. Noneho yahagije abantu bangahe? 5,000. Yagendanye n'abantu bangahe? 12. Abo bigishwa none asigaranye bangahe? 12 yahagije abantu 5,000 no sigaye bangahe? 12 barakomeza agendane nabo ari buze kubonekamo Yuda. Yego rero hari duba mu kigeragezo ariko kikaba gifite abafana kandi ni ngombwa ko nabo babamo kuko yuri mu kibuga urimo utozwa ngomba kugira abafana bategereza kuzatsindwa cyangwa ugatsinda. Aho rero nahigiye umugigo ukomeye ndagambirira umutima wanjye ko nafite abantu bakuze nk'aba ari nacyo kintu numva nasaba abakunzi ba Irakora TV nimba uri mu ntambara zikomeye wagerageza kugira ngo ushake abantu bakuruta mu mwuka kugira ngo bagufashe. Hari ubwo atazaguhanura ko akagubwira ijambo ry'Imana cyangwa akakorera ukuntu bifata muri cya kigeragezo. Rero nanjye ndebye ko nari mfite bano babyeyi bamba hafi cyane na kintu nakoze cya mbere. Twongeye kubaha ikaze bakunzi ba Irakora TV nkuko muri kurira kuri kamera zacu. Turi kumwe n'ababyeyi beza tubona babyambare abakozi b'Imana. Reka tubanze tubakire babibwire kandi tuboneraho gushimira mwebwe mudahwema kubana natwe mubitugaragariza mutwandikira mukora like na comment kwa Irakora TV kuri channel YouTube caho ijambo ry'Imana. Imana ibaho umugisha. Hagati aho mwambaye neza abakozi b'Imana. Okay. Reka duhere kuri pasteur muri aho neza? Muraho. Okay. Mwakibwira abadukurikiye kuri kamera zacu kwa Irakora TV. Ndi Rev.Pasteur uyu Rev.Japhet kora umurimo w'Imana mwishyira muri y'amaturo y'abatista mu Rwanda bita AIBR. Ntutsariya mu karere ka Bugesera kumwe ko ntuye Nyamata. Okay, mwaratangiye gukora umurimo w'Imana ryari pastor ko tubona mukuze? Ndatangiye umurimo w'Imana muri 1983. Natangiye ndi ingaragu. Yego. Ariko mwinjiramo neza. Ni muri 1988. Yego. Paulo yagiye yandikira abakorinto arabwira ngo nicyo gituma mutakwiye gucogora nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza ariko umuntu w'imbere ahora mushyashya. Ese bira niki cyatumye udacogora mu uyu murimo kunzi ko hari abantu mushaka ko mwaratangiranye umurimo w'Imana ariko babivuyemo? We ni inkingi yatumye ukomera nk'abantu badukurikiye? Buriya rero hari ibintu byinshi bidufasha cyane gukomera mu murimo w'Imana. Nge kurwange ruhande mu ikintu cyankomeje cyane no gusoma ijambo ry'Imana no gusenga. Yego. Byampaye imbaraga cyane so gushikama mu murimo w'Imana ariko cyane cyane mu gakiza. Okay, Imana igumugisha. No mu ruhande rwe muri kubona turi kumwe n'umuvuga butumwa mwiza umunyamasengesho ndetse no mubyeyi mukunda kubona hano kuri Irakora TV abatambutse ubutumwa bugiye butandukanye. Uyu munsi nabwo ndabona yabyambari ariko bakunda kumbwira ngo buraka wajye usekaho gato mu mabyeyi. Muri commentary murabonye banditse bavuga ngo uyu mubyeyi ngo yarakaye ngo kandi Imana yaravuze yashyize ngo Irakora ngajya nyuza amanaseke. Yego wakibwira abantu dukurikiye karibu. Murakoze cyane. Amazina ni Mukakamari Aloysia
benshi bazi Mama Byiringiro, nejejwe n'Imana kano kanya cyane mu mutima wanjye kuba ngarutse no kuri uyu murongo ndi kumwe na pasiteri wanjye wanyoboye, wambaye hafi, wankomeje mu rugendo rutari rworoshye, wansengeye, kanyereka ko ariyo nzira kugerageza uzwa ko ari ngombwa. Rero ndanezerewe cyane cyane bakunzi ba Irakora TV, nkabangira ngo mbakanguriye cyangwa mbashishikarize kugira ngo tuze kubana nabo muri iki kiganiro, kuko afite amagambo meza kandi yubaka ubugingo, kandi afite n'amagambo meza y'ihumure cyane kuri ba basirikare twavuzeho ubushize bari ku ikosi, kuko rero yambaye hafi. Umurimo w'Imana ntabwo byari byoroshye, nari mu ntambara mu murimo w'Imana, nari mu ntambara mu rugo rwanjye, nari mu ntambara z'ubukene n'ibigeragezo byinshi, ariko amba hafi. Rero yambaye hafi cyane mu murimo w'Imana, amba hafi mu ijambo ry'Imana, amba hafi ndetse aba hafi n'intama nari nyoboye cyane kabisa, kugeza ubwo Yesu yamfashije, aramfasha ibyo yamyizezaga n'uburyo yansengeragamo. Ndabyibuka ko ari n'igihe yafashe izamu bya 9 z'ijoro, buri 9 z'ijoro yaransengeraga, buri 9 z'ijoro yaransengeraga, yarampamagaraga iminsi yose yaremwe. Rero ndishimye cyane kongera kuba twicaranye, kandi twaba turi kumwe noneho ntari kurira. Ubundi twahuraga ndi kurira, yazaga ndi mu ntambara z'umurimo, yazaga byanyobeye, ariko akankomeza. Rero nshimye Imana cyane bakunzi ba Irakora TV, kugira ngo mbashishikarize kugira ngo tuze kubana nabo muri iki kiganiro, kuko ari iby'umugisha. Murakoze. Murakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi turanyuzwe cyane kandi turanezere kubabona. Mbere yuko dukomeza gahunda zacu, n'ubundi reka twifashije umutambyi adusengera Imana kugira ngo abadukurikiye bakuri iki kiganiro cyacu baguwe neza cyane ko turi abakristo. Karibu pastor kudusengera Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana nziza kandi uri Imana yera. Muri iki gicamunsi turagushimiye Imana, tugushimira kubw'umuteguro wawe. Umuteguro wawe urahambaye ku muntu waremye, kandi ku muntu ufiteho umugambi ushaka gukoresha mu buryo bwagutse. Na niyo mpamvu turi aha ngaha nk'abakozi bawe Mwami, muri iki kiganiro data mwiza cy'ijambo ryawe. Ijambo ryawe rikungahaye muri byose. Ndagushimiye rero Mwami ko bamaze kunyakira, kandi ukabushimye yuko Mana muri uyu mugoroba muri iki kiganiro Mwami nabo umugabura w'ibyawe, mu bwenge buvuye mu ijuru, kandi Mana tuyoborwe nawe. Abagiye kumva aya magambo abakomeze, abafashe, dore ko ari ijambo ryawe, ari ibyanditswe byawe byera wahumetse, kandi bituyobora bitwigisha. Ukorere muri ryo kugira ngo rihindure benshi, kandi ribashyire mu cyerekezo cyawe. Bisabye Imana data mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Imana iguhe umugisha, kandi turanezerewe, mutima wacu uranezerewe. Mbere yuko tujya mu kiganiro, ariko reka ngire ikintu nkubaza Mama Byiringiro. Uyu mubyeyi ndumvisha uvuze ko yagiye gusengera kenshi, ariko ni iki kintu wamwigiyeho kigukomeza mu bugingo, gituma uvuga uti uko byagenda kose uyu mubyeyi ni imfura mu rugendo, nanjye mwigiraho byinshi, kuko no mubyeyi wawe wagakiza wagiye kugufasha. Niyo mpamvu bavuze ati ndamwicara ruhande amavuta akomeza njojobereho mu buryo bw'umwuka. Karibu no gusubiza dukurikiye. Urakoze cyane, urambwira ngo niki kintu namwigiyeho. Arongera urambaza ngo niyo mpamvu namuza ndishimye cyane, kandi kubera ko nzi ko hari abakunzi ba Irakora TV badukurikirana buri munsi, bagize ishyaka ndabisengera, nifuza ko nabo yaza akagira nabo ikiganiro. Ikintu cya mbere namwigiyeho gikomeye ni ukwihangana. Yanyigishije kwihangana n'ijambo ry'Imana, ananyereka ko ari ngombwa, ananyumvisha ko ari ngombwa kugeragezwa mu muhamagaro. Rero yazaga nkomeza, kandi anyereka ko urugamba ndiho ruzarangira. Kaza nkomeza abona ari nyoboye, ntabwo byari byoroshye, anansengera, ashyizeho umwete. Rero namwigiyeho ijambo ry'Imana, kwihangana no gukora umurimo w'Imana. Nza kumenya ko ari ngombwa ko
ngomba kuwukora kandi ndi mu ntambara. Imana igumugisha kandi nukuri muntu uri kutureba kandi dukurikiye mutunge ibiganzo n'umupasiteri wacu kuko yakoze umurimo utoroshye ukomeye wo kwihangana no gusoma ijambo ry'Imana. Ni mu bwo buryo rero tugiye gukomeza tuganira ijambo ry'Imana kandi ndabizi neza murabona uyu mubyeyi wacu arakuze adufitiye igiseke yateze kandi nukuri mubyeyi wacu turagukunze cyane kandi turakwishimiye. Ni karibu no kutubwira igiseke watuzaniye se ubundi niki wabwira itorero niki wabwira abakristo cyangwa n'abapagani mwino misi umwuka akurimo turabibona ariko niki waduteguriye kugira ngo twese dufashizwe hamwe n'umubyeyi wacu muri uyu mugoroba. Ijambo Imana yanshyize ku mutima ifuje gusangira n'abantu banyumva ni ugukurikira Yesu ufite umugambi. Yego, gukurikira Yesu ufite umugambi ko nkuko wari mu bivuga tumuye bikomeye. yego, igihe isi irimo umuvuduko wo kugenda itera imbere n'ibinaniza abagenzi n'ibibahindura n'ibibayobya nabyo ni byinshi. Ariko umuntu wamaze kumenya Yesu akaba afite icyerekezo cya Yesu ntabwo cyakebakeba. Akaba ariyo mpamvu rero nifuje kuganira n'abanyumva aya magambo turi bwubakire kuri iyi nsanganyamatsiko ivuga gukurikira Yesu ufite umugambi. Amen. Ko nifuje ko turi burebere hano cyewe n'ijambo ry'Imana. Yego. Abantu b'uburyo bune bakurikiye Yesu ariko bafite impamvu zitandukanye. Kugira ngo buri wese arebe ese arakurikiye ariko akurikiye afite ubuhe mugambi. Ko umuntu ashobora no kuba umukristo akaririmba akabwiriza ariko mu by'ukuri afite undi mugambi. Ijambo ry'Imana rero niryo ribitwereke. Turebye abantu bakurikiye Yesu ni impamvu zari zitumye bamubinyuma. Yego. Kuko nkunda kubwira abantu ko iyo umuntu ataza aho ava ntamenye naho agiye. Yego. Niyo cyo rero ushatse gusangira n'abantu muri uyu mugoroba. Okay. Byiza cyane kandi Imana ishimwe. Nkabangera rero ngo dusome. Yego. Iki cyanditswe kiboye na Rukundo. Yego. Ndasomera ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ibice 6 turasoma umurongo wa mbere. Yego. Agerageza ageze ku murongo wa 15. Yego, reka turambure ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 6 ku murongo waho wa mbere turageza ku murongo wa 15. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mutwa amagambo avuga ngo Yesu ahaza abantu 5,000. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galileya ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicarana nayo n'abigishwa be ubwo Pasika iminsi mikuru y'Abayuda yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza aho ari abaza Filipo ati turagura hehe ibyo kurya ngo aba babone ibyo barya. 6. Icyatumye amubaza atyo yagira ngo amugerageze ubwe yarazi icyo ari bukore. Filipo amusubiza ati imitsima yagurwa idenari yo 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero amusubiza ati hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2 ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya 10. Yesu ati nimwicarize abantu aho abantu bari nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda ya mitsima arayishimira arayigabanya abicaye n'ifi nazo azigenza atyo nkuko bazishakaga. Bamaze guhaha abwira abigishwa be ati nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. 14. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati nukuri uyu ni umuhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenya yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike arabiyufura asubira
ku musozi wenyine nimwakeneza ijambo ry'Imana. Kunda arakoze umaze kudusomera iyi mirongo byanditswe byera kuko maze kwivuga mu kanya. Muri iyi mirongo ndetse n'indi turi buze kwifashisha yo muri iki gice ndafashishwa tugiye kurebera hamwe uburyo bune bw'abantu bakurikiye Yesu ariko bafite impamvu zitandukanye. yego Yesu aza hano ku isi nkuko tubibona mu byanditswe byera, yego yaje afite umugambi kugira ngo agere ku mugambi we. Tubona ko Yesu yatangiye yigisha ariko ahamagara n'abantu ngo bamukurikire. yego Tubona abantu benshi bakurikiye Yesu, ndabyumva kubw'impamvu zitandukanye zigiye zitandukanye, ariko cyane cyane muri iki gice yego nkuko turi bubibone tugize ubucukumbuzi turi bubone abantu b'uburyo bune bakurikiye Yesu bafite n'impamvu zitandukanye zigiye zitandukanye. nkuko no muri iki gihe cyacu abantu benshi barafite impamvu nyinshi bari gukurikira Yesu, ndetse bamwe bavuga bakorera Yesu ariko bamwe ugasanga mu by'ukuri batamukorera mu buryo nyabwo cyangwa ngo bakore icyo Yesu yabahamagariye gukora. Ibi rero turabifashishwamo n'ijambo ry'Imana. Abantu ba mbere bakurikiye Yesu turabona hariya ku murongo wa mbere ngo hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya ariyo yitwa Tiberiya. yego Iteraniro ry'abantu benshi ramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Abantu ba mbere bakurikiye Yesu kwari kugira ngo bakire indwara zitandukanye. hari abajya mukurikira bavuga ati twebwe icyambere Yesu akiza indwara tuzamukurikira dukize. yego muze kubona rero abo bantu bakurikiye Yesu usonye nk'umutumwa bwiza bwa Matayo rwanditswe na Matayo ibice 4 uhere ku murongo 23. yego aho ntabwo turi busoma ariko muze abari kubyumva baraza kwa ntabwo twasoma byanditswe byose. Uri baho n'abantu baturutse imihanda yose i Galilaya, i Kabadosiya n'ahandi hirya no hino bumvise ko Yesu akiza indwara. Baraza abakiza indwara cyane bati mama we uyu mugabo tuzamuka inyuma. Bamaze gukira ko ntibongeye kugenda, ntabwo bongeye no kugaruka, ntibongeye no kugaruka. yego bashaka bari bakibonye barakiza indwara hehe na Yesu. Tubibona na hariya mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 17. yego uhereye ku murongo wa 11. Yesu yari mu rugendo agenda, abantu bari bafite ubumuga bw'uruhu bumvise Yesu ko ari bunyuraho ngaho, baramutegereza arahagera bagirira impuhwe, arabakiza bari 10. Cyane nibo twitaga ababemba ariko ntabwo iryo jambo tuyikoresha. Nabari bafite ubumuga bw'uruhu. yego noneho ngo araza arabakiza. Amaze kubakiza 9 barigendera. Umwe wari bambe uziko abayuda yego banenaga Abasamariya baranena ubwoko bwaziranaga. Abonye igikorwa Yesu amukoreye yego abona bitakira ngo aragaruka mu ikubita imbere aramushima. Imana ishimwe cyane. Yesu aramuza ati ko mwakize muri 10 abandi bagiye yego bari babaye ndashima. yego icyenda rero icyo bashakaga bari bakibonye bagendera karubwira ngo bakire indwara. Undi mugambi ushaka gukurikira gutuma umuntu akurikira Yesu nabwo turakomeje. Ubu rero aba naba mbere bakize indwara bagira bacaho barigenda. yego aba kabiri yego bakurikiye Yesu tubona here hariya ku murongo wa 3. yego kubw'imitsima. abantu gatatu bakurikiye Yesu kubera amaco y'inda. yego bishakira ibyo kurya. bashaka imfashanyo, bashaka imigati, bashaka imiceri, bashaka kawunga, bashaka ibyo kurya. yego kandi ko byagenze niko byaje bigera. Umunsi harabamugurikiye bashaka ibyo kurya atanyere umugati mu byiringiro ntujye babona by'abana. yego aha rero uribuka ko Yesu ari hari Kaperinaumu. Niho Yesu urabona ngo yari yatangiye yigisha hera mu gitondo. Ba Andreya geze mu gice cyane munsi baramubwira bati sezerera abantu aha urabona nta hantu twabona ibyo kurya kandi abantu nta hantu babona bacumbika. yego Yesu arababwira ati mubicaze. Abavuze ati mufite iki? Bamubwiye ko bari bafite ifi zingahe? Bari bafite ifi n'imigati ingahe? Amafi 5 n'imigati 5. yego ibyo rero Yesu arababwira ati mwicaze abantu. Mubicaze mwebwe. Bibiliya iratubwira ngo arararama arasenga iratubuka. yego noneho arababwira ati ngaho uri mugaburira iki abantu. yego cyo nshaka ngaha. Yesu ahera ku cyo dufite. Avuga ati mufite iki? Ari bafite ifi nkeya, bafite n'imigani mikeya. yego uribuka ko banamaje batese ibi byamanira icyo abantu. Hari cyo byamara kari dukeya cyane abantu. yego
bagaburira abantu Bibiliya tubwira ngo bararya barahaga bari nk'ibihumbi 5 utabariyemo abagore n'abana yego bamaze kurya imitsima bagahaga icyo ngendereye ahangaha hehe na Yesu waragiye iri jambo riranyubatse cyane Yesu kubera ko ari bamenya rero ngo bukeye Yesu ntabwo yagarutse yarambutse yigira Kaperinawumu abantu bari bariye ya migati bakarya nzafi bagahaga umenye baratumiye na bene wabo nubwo birita bivuga ariko biragaragara ko haje byari 500 bashobora kuba baraje none ari 15 ari benshi tumuze twabonye umugabo utanga ibyo kurya byanga niki ni ifi Yesu rero kubera ko ari bamenya asante yigira Kaperinawumu aho Kaperinawumu naragezeho kitangaza cyabereye none ngo bahageze barashakashaka bati wa mugabo utanga amafi utanga n'imigati abantu bakarya bagahaga ari hehe bababwira ko yagiye Kaperinawumu bafata n'amato unyanja Galilaya barambuka bamusanga i Kaperinawumu usonye mu mirongo ye hepfo yababaje ati ninge mushaka cyangwa ni ya mafi na ya mise mu mwariye mugahaga yego ko kino kigabo gicyurira abantu yego nta nubwo bagira bate bari kubura bisubirayo abakabiri bakurikiye Yesu bashaka ibyo kurya yego ari amacunda ariko babibuze yego basubirayo barisubirayo ntawongeye kugendana na Yesu yewe twibukiranye ko abo yahagije bari 1000 bingahe turi buze kureba ku iherezo niba yarasigaranye abantu bangahe yego harayo cyo cyane niyo mpamvu navuze ngo gukurikira Yesu ufite iki ufite umugambi aba gatatu tubona hariya ku murongo wa 15 soma dusomereho umurongo wa 15 turasome 15 ubutumwa bwiza ko bwanditse na Yohana ibice 6 ku murongo wa 15 nawe ahagira hacyati Yesu amenya yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike abayifura yego asubira ku musozi wenyine yego aba gatatu bakurikiye Yesu rero yego icyo bashakaga ni imyanya y'icyubahiro kombe ndakubwiza ukuri bashakaga imyanya y'icyubahiro uribuka yuko dukurikije amateka ukavuga n'ubuhanuzi uko bivuga Yesu nuko azavuka abantu bamaze kumva uko Yesu azavuka naho azavukira batangiye gutekereza ku myanya bazabona ndetse batekereza abandi bareba ikene wabo bati nuwo iki azavukira mu muryango wabo usonye mu butumwa bwiza bwa Matayo uko bwanditswe na Matayo 20:20 yego ni cya kibazo cy'umugore wa Zebedayo yego nabwo Yesu ati Yesu rero ndashaka ko abana banjye umwe azicara iburyo bwawe ndakicara ibumoso bwawe yitwaje ikene wabo yego n'amagambo Yesu yamushubije turayazi yavuze ati byo kwicara iburyo bwanjye n'ibumoso bwanjye bifite uburyo bigerwaho ati igikombe zanywera cyo muzakinywa ariko kwicara iburyo bwanjye data wenyine niwe ubitanga ibi rero byatumye noneho abayuda bari bimejeje neza batekereza ku mwanya wabo imyanya batabonye ibyo bashakaga uko batekerezaga ko Yesu ko bari bibazi yuko azavukira mu muryango wabo azaza no kubakura ku ngoma y'Abaroma bakamererwa neza yego icyo bamuhemye nta kindi uzi ko baramwishe ndabyibuka baramwishe aba gatatu bakurikiye Yesu bashaka imyanya y'icyubahiro na niyo mpamvu n'uyu munsi uzasanga intambara mu matorero mu madini y'ijya no hino ruri hasi ruri hejuru ko ntabwo bazi icyo bakurikiye ni imyanya yego aba rero batabonye ibyo bashakaga Yesu bamuhembye kugira gute kumwica kandi yishwe na bene wabo aricyo bamuziza yego abakane rero ari nabo nashatse ku tuza kutindaho cyane ucaho ntuza gasurinya yego abakane yego dusome duhere ku murongo wa 66 ukomeze ugeze ku murongo wa 71 66 biranga kujya ku mirongo mu bice bya 6 ubutumwa bwiza bwa Yohana niho tukiri hagira cyati benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma kubera iki kubera ko batabonye ibyo bagira bateje bashakaga Yesu bakurikiye ari byo bari bakurikiye barora kugendana nawe aho yego Yesu abaza abigishwa be 12 ati kandi namwe murashaka kugenda noneho yahagije abantu bangahe 5,000 yagendanye n'abantu bangahe 12 aho bigishwa none asigaranye bangahe 12 yahagije abantu 5,000 nosigaye bangahe 12 barakomeza agendane nabo ari buze kubonekamo Yuda yego ngaho komeza nuko Yesu arabaza ati arabaza abigishwa be 12 ati kandi namwe
murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba tukwizeye yuko tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Yesu arasubiza ati mbese singe wabitoranyirije uko muri 12 na none dore umwe muri mwe ni umwanzi. Uwo yavugaga ni Yuda Isakariyoti mwene Simoni, kuko ari we wari ugiye kuzamugambanira, ari umwe muri abo 12. Abakane bakurikiye Yesu, yego, nabakurikiye Yesu bashaka ubugingo buhoraho. Yo, abandi bose bagiye ariko uribuka amagambo Yesu yababajije ahindukire babigishwa be 12. Ati namwe murashaka kwigendera. Aya magambo aramfasha cyane ya Petero. Yego. Ati Yesu twakuvaho tukajya kuri nde? Kwari ufite amagambo y'ubugingo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Abagatatu bakurikiye Yesu bashaka ubugingo buhoraho. Yego. Tumaze kubona muri iki cyisho cyacu twari kuzanya amatsiko yabo twibukiranye. Yego. Yavugaga gukurikira Yesu ufite iki? Umugambi. Yego. Kandi tumaze kubona abantu b'uburyo bune bakurikiye Yesu bafite n'impamvu zitandukanye. Aba mbere tubonye ko bakurikiye Yesu bakurikiye iki? Bakurikiye iki ibitangaza. Ni ugukira iki? Indwara. Yego. Bamaze gukira indwara ntawongeye kujyana nande na Yesu. Yego. Abandi ba kabiri tubonye nabakurikiye Yesu bashaka ibyo kurya, amaco inda iki ndeko nakiriye ndeko nakiri nabona batabibonye ntabwo wongeye kujyana na Yesu. Aba gatatu bari bishakira iki? Za position. Yego, imyanya myiza. Ari nabyo uriya mugore wa Zebedayo yamubwiraga yashakaga ko umwe wenda umwe akaba nka ministre w'intebe, undi akaba ministre w'ubutegetsi bw'igihugu. Ariko batabibonye icyo bahimbye Yesu kugira gute no kumwica. Ariko Yesu Petero we ati twakuvaho tukajya kuri nabakurikiye Yesu bashaka ubugingo buhoraho. Mani dufashe rero, pastor uvuze ashaka kugira ngo buri wese wumvise ubutumwa kuri uyu mugoroba kuri iki gicamunsi arebe niba akurikiye Yesu afite ubuhe mugambi. Niye ntego ubundi tumya akurikiye Yesu. Uririmba ufite ubuhe mugambi, udiyakono ufite ubuhe mugambi, n'imyanya yose itandukanye abantu bagira mu itorero. Ariko ni Yesu bakurikiye, n'ubugingo buhoraho bakurikiye, ni za position bakurikiye. Mani dufashe kugira ngo noneho wari uri kurikiye Yesu afite ibindi agambiriye. Yego. Nahindura iki? Icyerekezo. Yego. Akurikire Yesu afite umugambi. Uko Petero yavuze ati twakuvaho tukajya kurinda. Byanatumye Petero yunguyu amubaha karamatuzi ko yanamukurikiye. Ariko nyuma yemeye kumupfira, yemera gupfa agize ate bamubamba bamucuritse kuko yarakurikiye Yesu afite umugambi. Yego. Mani dufashe, Mani tugirire neza kugira ngo twese dukurikire Yesu dufite umugambi nyawo. Dushobora guhura n'ibigeragezo, tugahura n'intambara, tukabura ibyo kurya, tukabura imyanya, ariko kimwe cyo nuko dukurikira Yesu, icyo tugamije ari kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Two gusenga kwanjye masabira sabira nabumvise ubutumwa kuri yica munsi mu izina rya Yesu. Pastor, nukuri ndafashe gukiri kuri microphone, ubu n'ubuhanuzi bukomeye kuko ngewe nkiri no kubisoma umuka weranjeho amishuriye cyangwa anyemeje ko abantu benshi bakurikiye Yesu ariko nta mugambi bafite. Hari ababwiriza butumwa, hari abahanuzi benshi bakorera Imana ariko badafite umugambi. N'ikimenyetso kibaranga iyo cyane ko nanjye turi kumwe ndi umunyamasengesho, hari umuntu usengera yaje afite avuga uti ngewe ndashaka ko Imana yankiza kanseri. Nukuri kamukiza ukarira kimukijije. Ariko hashira igihe ugatungurwa no kubona atongeye ugaruka gusenga. Ukabona yarakize ariko igihemba himbye gukira agiye mu busamanya, agiye mu businzi. Biteye n'ubwoba n'agahinda. Rero icyampuye umuntu dukurikiye uri kumva n'ubu butumwa akurikire Yesu afite umugambi. Abapasiteri babwirize bafite iki? Umugambi. Abahanuzi bahanuri bafite umugambi. Nta kindi bagamije. Nta kindi bagamije. Atari indongi. Atari kuza no kwirekana kuri kamera. Ari ntibagitinya no kuza no kuri kamera rwose akazangira antumye kandi nta nimutumye ndewe ntibanasomera ijambo ry'Imana. Reka ibintu biri hubiteye ubwo n'imisi ya nyuma. Ariko umuntu wese uri gukorera Imana muri iki gihe akora Imana afite umugambi. Mama Byiringiro, wowe ku bwawe nawe uhawe kaze kugira ngo ubu butumwa twumvise
ese ku bwawe ubundi we niki wabwira abantu bakurikiye Yesu badafite umugambi mwiza wo kugira ngo abo ubugingo boraho? Twiza uburyo bune abantu bagiye bakurikira Yesu. Haramo kugira ngo abakize indwara, haramo kugira ngo abihere akanyama birire ibyo kurya, hari n'abamukurikiye bashaka imyanya y'ibyubahiro ye. Ariko Petero nawe waravuga ati ubundi twakujya kare ufite amagambo meza y'ubugingo, gukurikira Yesu ufite intego. Ndamya neza ndashidikanya kuri igituma utacogoye, suko ibigeragezo bitabayeho, suko intambara zitabayeho, nuko wagiye ukurikira Yesu ufite umugambi. Wababwira iki karibu? Kintu navuga cyambere nuko ukurikira Yesu ntago byoroshye, kandi ijambo ry'Imana rirabivuga ngo ushaka kunkurikira yiyange kandi tunyure mu irembo rifunganye. Kintu numva nabwira abakunzi ba Irakora TV, nkuko pastor abivuze, hari abantu ko kubona ko bakurikiriye Yesu ari indonke, ari imitsima, ari gukira indwara. Twebwe tugenda dura n'abantu benshi batandukanye, ugasanga umuntu wenda aje ararwaye, uramusengeye, yabona uti atinze wenda sabora abo agiye kunabona atinze gukira, agatangira akavuga ngo si Imana. Wakibwira yuko kwa kumusengera aho yamusengeye cyangwa wamusengera aho ugomba guhita akira, kandi biranashoboka ko wamusengera ntahita akira. Noneho yabona ko atinze gukira kumva ko atari Imana yavuganye nawe cyangwa ko atari Imana yasengewe, ugasanga kenshi agiye mu bapfumu, atangiye kwicira inzira, atangiye kwivovotera abakozi b'Imana batandukanye. Ariko ikintu nabwira umuntu wese unyumva nuko gukurikira Yesu nkuko pastor abitubwiye, nuko ugira umugambi. Kandi nongera kubigaruka mvuga ngo gukurikira, kuba warakurikiye Yesu ntago bivuze ko ibyo wifuza byose uzabibona. Nta nubwo bivuze ko ibyifuzo bya nkuko yabitubwiye ngo uzaza ukaboneramwe amahoro. Harimo n'intambara, harimo n'ibigeragezo, harimo no kurwara, harimo no gusonza. Niyo mpamvu kenshi uzabona rero benshi baza ari indonke, ashobora kuba birimo none ejo akabivamo. Wakamusengera amara gukira ntagaruke, ukaza afite icyifuzo cyakemuka ntagaruke, ukaza akeneye akazi yakabona ntagaruke. Ariko ntago ariko byari bikwiriye, twari tugikwiriye kugira umugambi. Twari tugiye kugira umugambi wo kugira Yesu kavuga ngo naho ndiho, naho napfa nzakomeza niringira umwami wanjye. Kuko kwa Yesu dufite amahoro, ariko nanone kumukurikira ntago byoroshye. Ni nayo mpamvu buriya nkuko yabitubwiye yahagije abantu 5,000. Ako se babantu bose baragiye, asigarana bake muri abo 12, kandi abo yari ahagije ni benshi. Ariko icyatumye bara bose bagenda nuko icyo bari bamushatse bari bamaze gukibona, bahita ko bagira gute bagenda. Rero umuntu wese uri kutwumva yaba ari mu bigeragezo, kuba maranye igihe kinini uburwayi cyangwa se intambara cyangwa se urusengero icyifuzo ntigisubizwe, suko Imana idahari, si nuko Yesu adahari. Amen. Ahubwo ikigushakaho nibyo rya jambo ushize twavuze, turavangwa hahirwa ihanganira imugerageza, kuko namara kwemerwa. Iri jambo kwemerwa ni jambo rikomeye, kandi nta bakristo benshi bari gutsindirwa. Twakurikiye Yesu nkuko yabivuze, ariko tuza gutsindirwa mu kwemerwa, kuko baramukurikiye ariko agiye kwisanga asigaye wenyine. Abantu 5,000 yahagije bose barigendeye. Rero ijambo ravuga ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa. Kwemerwa rero ni ijambo rikomeye. Birasaba ko wemerwa mu burwayi ufite, mu ntambara ufite mu rugo. Ikimana gushaka ntago yitaye kubigeragezo, ntitaye ku ntambara. Yesu we ntabyitayeho, azana bigusigamo, agutera umugongo, ajye kwa Rukundo amutabare. Azana gusiga mu burwayi, agutera umugongo, ajye kwa pasiteri akure uburwayi burimo, kandi wowe usigarane uri umukozi w'Imana, usenga Imana, wiyiriza ubusa. Ntago bivuze ko Yesu adahari, ahubwo icyo ashaka muri ubwo burwayi bwawe, muri izo ntambara ufite, muri ubwo bushumeri, nuko wemerwa ukavuga ngo basi nemeye urwashe. Iyo umaze kumanika amaboko, umaze kwemerwa mu bikugerageza mu ntambara zawe, Yesu akaza akagaruka aje kureba, agasanga waremewe, araza akagira gute, agakuraho ikibazo. Rero ndumva aricyo kinabwira ko abakunzi bacu badukurikirana, mureke tugira intego, kandi pastor Imana impumugisha. Murakoze cyane. Mama Byiringiro aramfashije cyane kandi aranyubatse. Ariko pastor uri kutanga nk'umwanzuro kugira ngo nyuma yaho uze no kutubwira gatuki uburyo
uyu mubyeyi wagiye umubona mu buryo bwo gukurikira Yesu. Ese aho nawe ntiyaba yakurikiye kubw'imigati nyuma akabireka, kuko nabyerega bifasha n'abantu ko bakunda kumubona kenshi avuga n'ubutumwa, ariko nawe rega ubu buriya umushingiye imambo nk'umubyeyi wamureze mu mwuka kugira ngo n'abantu kuboneka atigeze amureka. Ariko turajya ngo cyane kuri Mama Byiringiro mu byo mwamenye gatoya, duhe nk'umwanzuro. Ese nk'umuntu utwumva wakurikiye Yesu kubwo imitsima akanamuvaho, reka nabyo sinatinya kubivuga, hari n'uwari urwaye ariko yamara kumukiza Yesu akongera akigendera, ndetse n'abandi nari nabahawe ibyubahiro pe, bari mu myanya igiye ikomeye iyo ngiyo, bakahabwa amatitire akomeye y'ububishopu y'abapotre, ariko bagira nk'ibyo byubahiro babonye kubwo gukurikira Yesu bakagira bakajya mu byaha bakijandika. Wababwira iki nk'umubyeyi nk'umushumba tuyoboye? Ndumva nkuko tumaze kubivuga, ikintu kimwe bari bakwiye kumenya nigesha abantu ubugingo. Uribuka Yesu igihe yajyaga kwa Mariya na Marita, yego, urabona Mariya hari Marita. Marita we cyane cyane yari gitaye ku by'umubiri, arimo ategura ibyo kurya byo kwakira umushyitsi w'icyubahiro, ariko Mariya yari ku birenge bya Yesu. Marita ndetse aza kubaza Yesu ati urabona mwene data yantereranye imirimo, ntabwo wamubwira ngo azamfashe? Ndabyibutse. Yesu yavuze ijambo rikomeye cyane, avuga ati Marita rero ariko kimwe gusa, yego, ariko ngombwa ni kimwe. Yego. Mariya yahisemo umugabane mwiza watazakwa, kuko yagumanye nanjye n'ubugingo buhoraho. Yego. Gushaka iby'umubiri si bibi, yego, turabikenera pe, nabyo ni amafaranga, dukeneye ibyo kurya, nibi turi kuvuga za position turazikenera, ariko ikintu kibanze cya mbere na mbere ni ubugingo. Imana ishimwe. Akaba ariyo mpamvu nifuje ko twasoza n'aya magambo, yego, aboneka mu butumwa uko bwanditswe na Matayo ibice 6 n'umurongo 33. Ndatekereza abantu bose bawuze. Haravuga ngo ahubwo mubanze mushaka ubwami bw'Imana, asante, no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose amen muzagira muzabyongererwa. Ibyo byose abantu bahirimbanira, ariko tubanze ubwami bw'Imana, ibindi biza ari iki? Ari nyongera. Wow. Mubanze mushakisha ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose biza ari nyongera. Inyama, amafi, yego, amapozisiyo meza, gukira indwara, yego, biriya byose Yesu azi ko tubikeneye. No kujya muri Amerika, baravuga amaviza, gukura indege, no kujya muri Israel, haleluya. Ibipangu sinakubwira, ariko mbere na mbere ubwami bw'Imana. Nukuri. Imana ishimwe Pastor, ndafashijwe kandi ndungutse cyane ko n'igihe kiba kiri kugira kiducika, ariko mu magambo make se ubundi uyu mubyeyi we mu gukurikira Yesu cyane ko babonye muri kumwe, kandi ni umubyeyi ukunze kuvuga Yesu, ariko mu minota nk'itatu uyu mubyeyi Mama Byiringiro mu buryo bwo gukorera Imana umuzihi iki? Ndigiye kuvuga ibintu bibiri yamvuzeho, nanjye reka muvugeho. Nicyo nayo nashaka. Aho mumenyeye, yego, ndavuga mbese ni bibiri, ibindi byose bikoye muri ibyo bibiri. Ikintu cya mbere yego, ni uburyo ahagarara ku rugamba. Yego. Yego. Kuko twabonanye tumenyana tuganira, yari umunyabibazo. Yego. Ibibazo birenze ibibazo, ariko ukabona kubera kuba muri Yesu, kubera gusenga bikamukomeza. Yego. Nanone ikindi ngiye namubonyeho, kuko hari abantu ugirira n'inama, ukabagira inama ariko bagakora ibitandukanye n'ibyo wababwiye. Yego. Namusengeye kenshi kuko yabivuze, n'uyu munsi namusengera, nijoro namusengeye. Mfite intuza gusengera abantu saa 9. Muhereza bipi yabibwiye na sheri we, buriya yabonye bipi si wowe wenyine kandi n'igihugu cyose. Yego. Ibi rero ni uko ngo yabaga afite ikibazo ahita kandi ati Pastor, ati mushumba wanjye, ati papa, ati mfite ibibazo bimeze biteye gutya na gutya, nsengera. Ntabwo wowe usonga mpa amafaranga, ahubwo nsengera. Ko masengesho yabonye ariho hari iki? Hari ibisubizo. Wow. Ibi rero nabimubonyeho cyane, kandi pe bona byaragiye birushaho kumufasha. Yego. Kumufasha. Hari n'abandi bantu nagiye mbaho urugero rwe. Narimo karimubwira ko ari umudamu zabahuza, mbese wahuye n'ibibazo nk'ibyo afite.
kugira ngo noneho aho ageze ahangaha namuha ubuhamya bwe nabirushaho kumukomeza. Okay. Ibyo bintu bibiri rero yego nabimubonyeho cyane. Imana ishimwe cyane. No kuri bakunzi ba Irakora TV, reka mvuge ngo mu magambo make, Imana igihe umugisha mu mabyiringiro. Yarakoze kwihangana, kandi mu mabyiringiro sino ubu gusa, wahubwira n'itangiro ry'umunezero. No kwambara imbaraga ugakorera Imana, ukavuga Yesu, kandi ni mu bwo buryo nawe ese uri gusa nkaho uri kwera ku musozo. Niki wabwira abakunzi bawe, abantu bagukunda, wabasaba cyane ko ari abantu bagiye bakurikira Yesu ariko atari batafite umugambi? Nawe uhawe ikaze kugira ngo udusoreze, ugira n'icyo usaba abakunzi bawe, nunarangiza uturagize Imana kubw'ijambo ry'Imana, ugire n'icyo usaba nk'umuntu twumvise nawe utarakugeza ku mugambi, cyane ko twumva ijambo ry'Imana ngo maze mushakire ubwami bw'Imana gucyanuka kwayo, ibindi muzabyongera. Sa murakoze, urahita unadusengera mu minota 5 ntuyirenze. Sa urakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ikintu cya mbere nshimiye pasiteri cyane, ndanezerewe cyane, niyo mpamvu narabisengeye, maze kubisengera Imana irabyemera, aza kuri uyu murongo kugira ngo mfashe abakunzi ba Irakora TV badukurikirana buri munsi, kuko ngewe numva umurongo ndimo cyangwa umuhamagaro ndimo, Imana irakora, afite ibihamya. Nge yankora ibintu bikomeye nihereyeho, ntavuze ibya Petero, ntavuze ibya Yohana, ntavuze ibyanditswe, ngewe nihere ku byo yankoreye. Ndi umugabo, ndi igihamya, ndi umugabo wo guhamya gukora kw'Imana, ndi umugabo wo guhamya gukora kwa Kirisitu, ndi umugabo wo guhamya kw'Imana hari none ushaka kuba uri kurira ariko ejo ugaseka, ndi umugabo wo guhamya ko ushobora kuba none wambaye ubusa ejo ukambara, ndi umugabo wo guhamya ko none waba uri mu makuba ejo ibintu bigahinduka. Ariko si cyo cya mbere nshaka kubwira abantu, ndashaka kubanza kumvisha umuntu wese, cyane abakunzi ba Irakora TV, uko yabanza kuza kugera muri ya masezerano cyangwa se muri ya migisha Imana ivugana nawe, akabanza kumenya neza inzira agomba gucamo kugira ngo azagere kuri cya gisubizo ari gushaka. Nibyo pasiteri yavuze ngo hari abantu bagiye bakurikira Yesu. Numva rero tutakurikira Yesu ari indonke cyangwa se icyubahiro cyangwa se numukurikira ari cyo mutezeho, amasezerano yaguye azatinda bivemo. Ariko nufata umugambi uvuga ngo ndiyemeje kugambira n'ikintu cyiza, ukagambira ukavuga ngo uko byagenda kose, naba mu bukene, naba mu bibazo, abantu banyanga, abantu bamvaho, narwara indwara ntikire, ukamera nka Yobu wavuze ngo naho yanyica nzapfa nyiringiye, ukagambirira neza, Kristo uzamubona. Twagiye tumubona ariko twamubonye hari ahandi hantu yaducishije. Rero ndabashimiye cyane. Ikindi kintu nashimira pasiteri, Imana imuhe umugisha. Nasaba kunzi bose ba Irakora TV kugira ngo bwose ahantu buri wese ari, yaba ari mu kazi cyangwa muri biro, abari mu gihugu, abari hanze, bamutunga ibiganza, bamusabira umugisha mwinshi cyane, kubona ubana n'ubuntu mu rugamba, mu ntambara, mukagaruka n'ubundi mukicarana uri mu bisubizo, yaragukomeje. Hari n'igihe njya nibuka nashaka kuzibagirwa, nahuye n'intambara, noneho zirazamuka zigera no mu itorero, zigera mu itorero, zirahagera birakomera cyane. Abantu b'abanyamasengesho cyane dukunda guhura n'intambara, ugasanga urakora umurimo ariko hari abandi bantu bakurwanya. Ariko ibyo bigenda byibuka ko yari intambara ikomeye, turi mu maseshe y'iminsi 3, hari igiterane cy'abantu benshi cyane, benshi buzuye urusengero, abandi bari hanze, abakongomani, abari bavuye i Kigali, Uganda, hari abantu benshi. Ariko ndabyibuka akimara kubyumva, kuko agira ivugabutumwa mu Rwanda hose, yahise ko avaho yarari, kandi yarari mu yindi ntara, ahita ko avaho yarari aza kumfasha urwo rugamba. Ntago rwari rworoshye, nta mugabo nari mfite, nari mu bibazo byinshi, nyoboye abantu benshi, urusengero rwuzuye no hanze hari abantu benshi cyane. Urumva twarimo dusenga, ariko biba ngombwa ko umuntu umwe aturwanya, adusaba ko dusohoka, kandi wahamagaje itorero ry'iminsi 3 ati musohoke ngiye gukora inama. Ndamushimira rero ko ndabizirikana mu mutima wanjye, nkunda kuzirikana cyane umuntu wangiriye neza cyangwa umuntu twababaranye, ntabwo nshobora kumwibagirwa. Rero ndabyibuka icyo gihe isaza byaraje birazamuka bigera n'i Kigali, birakomera, regional baramwohereza, araza aradutabara. Yaraje aradutabara, tukimara kumubona twahise ko tubona ko urugamba rurangiye. Rero rwa rugamba araruhosha,
ni intwari, ni umukirisi, ni umupasiteri kandi pe ni umupasiteri usizwe uri hejuru. Nta nubwo byari gukunda ko wenda se byakunda ko yaba hafi yacu, ariko amba hafi icyo gihe araza, intamara zikuyakuya, iteraniro ngereshyira ku murongo, turakomeza umurimo w'Imana. Tumarana ya minsi 3 irarangira. Rero n'ibindi nuko yagiye ansengera kandi shimye Imana ko yankomeje singwe cyangwa ngo mbivemo. Yagiye anganiriza nkomeza nkaba nkibihagazemo. Na naka kanya tuba twicaye kuko rero hari byuba mu kigeragezo ariko kikaba gifite abafana kandi ni ngombwa ko nabo babamo. Kuko uri mu kibuga urimo utozwa ugomba kugira abafana bategereza kuzatsindwa cyangwa ugatsinda. Aho rero nahigiye umugigo ukomeye ndagambirira umutima wanjye ko nafite abantu bakuze nk'aba. Ari nacyo kintu numva nasaba abakunzi ba Irakora TV, nimba uri mu ntambara zikomeye wagerageza kugira ngo ushake abantu bakuruta mu mwuka kugira ngo bagufashe. Hari ubwo atazaguhanura ariko akagubwira ijambo ry'Imana cyangwa akakorera ukuntu wifata muri cya kigeragezo. Rero nanjye ndebye ko nari mfite bano babyeyi bamba hafi cyane, na kintu nakoze cya mbere naragambiriye, ngambira mu mutima wanjye ndavuga nti Mana umfashe nzasoza urugamba, nanjye sinzabakoza isoni. Ndavuga ngo Imana izamfashe sinzabakoza isoni, numvira impanuro zabo, numva ijambo bambwira, ndetse ndushaho gusenga no kwihangana kuko numvaga ngambira mu mutima kugira ngo ntazabakoza isoni. Abashima Imana ko nanjye twicaranye nta kimwaro kindiho, ahubwo ari kumfasha kuvuga imbaraga z'Imana. Imana ibahereze umugisha. Turagushimiye Imana yacu, turaguhimbaje kubw'ubuntu bwawe, tugushimiye umwanya mwiza waruduhaye wo kugira ngo tubwire abantu batwumva bari hirya no hino ku isi. Mana tubabwire inzira y'agakiza mu izina rya Yesu. Turagushimiye ko twabonye umwanya mwiza, waduhaye umwanya mwiza, kandi turagushimira ko umugaragu wawe wakoresheje umurimo udasanzwe, umurimo ukomeye, mwambika imbaraga kandi ukomeze kumwagura cyane. Dusengeye bene data batwumvishije, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda, mu bihugu byo hanze bigiye bitandukanye. Mana reka ijambo Kristo wera ribarere igitsika cy'umutima, kandi wari unaniwe yongera asubizwemo imbaraga, wari unyotewe umumara inyota kubwira ijambo, wari ucitse intege agira ibyiringiro akomezwe n'aya magambo. Unyemerera umuntu wese wari ucitse intege mwe kugambira mu mutima no gukurikira Yesu yagize umugambi wo kugambirira. Dusengeye abarwayi batwumva, hari abari ku bisasiro by'uburwayi, hari abarwaye indwara z'amayobera, hari abafite ibitero bya Satani. Mana yacu turasenze kugira ngo mwami aho bari ahantu hagiye hatandukanye ukize indwara mu izina rya Yesu, ariko cyane iz'imitima. Dusengeye abarushye n'abaremerewe, dusengeye abanyamibabaro, abafite intambara zigiye zitandukanye, dusengeye abatarakumenya kugira ngo bahereze kukumenya. Mana ubuhora abantu ku kiziriko cya Satani, abantu bakugarukire, abantu Kristo wera baze bamamaza ubutumwa bwiza. Dusengeye abari mu ntambara baha imbaraga zo gutsinda no kunesha. Dusengeye imitima ya benshi Kristo wera ihagaze bitewe n'intambara n'ibigeragezo, gira ngo Uwiteka ubatize amaboko kandi ubarwanirire. Turaguhamagaye muri iki kiganiro kugira ngo umuntu wese uzacyumva arushya azahita aruhuka, azumvemo indi mbaraga, azumve kubohoka kudasanzwe, kandi cyampa buri wese azagire kugambira mu mutima we kugira ngo akurikire Kristo haba mu bibazo cyangwa mu ntambara. Ngaho komeza kubana natwe Nyagasani Mana, abashomeri bacira inzira Mana, abari mu bukode, pfubyi n'abapfakazi Mana, impumyi n'abatishoboye, abana bari ku mihanda badafite kirengera, mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo ufashe abantu bawe. Kandi kirenze kuri icyo mwami Kristo, reka abantu baguhindukirire, abakiri kure bose ubihamagare, abantu bazi bavuga ubutumwa bwiza kandi bagukorere, abakozi bawe ubibuke Mana muri rusange, mu izina rya Yesu. Hembura umurimo wawe, hembura abakozi bawe Mana, mu izina rya Yesu. Barwanira intambara kandi urusheho kubahembukira kugira ngo bashe kubona imbaraga zo gukorera. Urakoze Mana, tuzajye twizeye kubikora ku bwawe Yesu. Amen. Mabyiringiro akoze, Imana iguha umugisha, kandi n'ukuri umuntu wese akurikire Kristo ubw'umugambi. Turi mu Rwanda ku musozo, Pastor nyemerera use ubwira abantu nimero za telefone, cyane ko uzajya ubana natwe cyane, unabakumbuze n'inyigisho uzajya ukunda gucisha hano, bazajya bagukurikira kuko bazajya bakubona kenshi. Murakoze. Cyane umuntu wifuza kuvugisha cyangwa wifuza ko hari ikindi kibazo yakubaza by'umwihariko, akongera agasubirwamo imbaraga, mwatanga nimero telefone mugakumbuza n'abantu. Nimero za telefone ushobora kumboneraho yego ni 078 yego
22 22 76 76 33 6 gatandatu 078 078 22 22 6 gatandatu zajya nkunda kuboneka cyane. Hari inyigisho ngira zitandukanye cyane cyane ku bintu birebana n'imivumo na za karande. Yego. Ikiganiro nzagicishaho sirimu cyangwa se kabiri. Yego. Ko ni ikiganiro kirekire kugira ngo abantu basobanukirwe ko hari igihe umuntu aba mu muvumo akaba atabizi, afite za karande zo mu miryango ntamenye ni gute yabohoka kuri za karande zo mu muryango, ntamenye ngo ibimenyetso by'umuntu ufite karande ni ibihe. Yego. Izo nyigisho rero nzabona umwanya wo kuzitambutsa kugira ngo dufashe abantu, abakristo, abagenzi bari kujya mu rugendo rwo mu ijuru bamenye uburyo babohoka kuri izo za karande zose. Okay, murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi turabashimiye umubyeyi wacu. Nukuri turagukunda kandi muzakomeze mugaruke, muzanadusuriza abo muzasanga kandi n'abantu mubonye tubahararikiye kuzajya mudukurikira. Mbone no kubwira aho utarakora subscribe, kwakora subscribe na share na like ukatubwira ko umuntu w'Imana umeze. Sawa, murakoze. Bye bye. Bye bye. Shalom.